Ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV, ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira amagara meza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza byo gufata amafunguro ya mu gitondo, dore ko biri mu bintu 7 tuza kureba bifasha umuntu kubaho igihe kirekire atarwaragurika, ndetse bikamurinda n'indwara z'ibikatu zirimo nka za diyabeti, imivuduko y'amaraso ndetse n'izindi ndwara z'umutima. Turaza kureba rero ari ayahe mafunguro meza umuntu yagakwiye gufata mu gitondo, ndetse turebe n'ingano y'ibyo yagakwiye gufata mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Turaza kungukiramo byinshi aho bigiye bitandukanye, nkubwira ngo niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni ya CHAYTB igenda ikugezaho. Iki kiganiro ugiye kugikurikira mu rindi jwi ritari iryanjye, gusa ndizera muza kungukiramo byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo kurya bya mu gitondo, burya abantu benshi ntibihanganira gufata ibyo kurya bya mu gitondo iyo babyutse. Agakombe kamwe k'icyayi cyangwa se irindazi cyangwa bakabifatanya n'akagati, ibyo usanga ari byo kurya benshi bamenyereye nk'ifunguro rya mu gitondo. Abana benshi bo ubu bajya kwiga nta kintu namba bafashe mu gitondo. Kuki abantu benshi badakunze gufata ibyo kurya bya mu gitondo? Dore zimwe mu mpamvu abantu batanga zituma badafata ibyo kurya bya mu gitondo. Impamvu ya mbere nuko abantu bavuga ko nta mwanya bafite. Impamvu ya kabiri, abantu batanga bavuga yuko baba badashonje. Impamvu ya gatatu, hari abadafata ibyo kurya bya mu gitondo kuko baba bashaka kugabanura ibiro byabo. Ndetse impamvu ya kane, hari abibwira yuko gufata ibyo kurya bya mu gitondo nta gaciro kanini bifite. Izo ni zimwe mu mpamvu, birumvikana yenda hashobora kuboneka n'izindi mpamvu tutavuze hano, ariko zimwe mu mpamvu z'ingenzi zituma abantu badafata ibyo kurya bya mu gitondo nizo tumaze kuvuga. Gufata ibyo kurya mu gitondo ni ikintu ubundi cyagombye kumvikana. Ninde watangira urugendo rurerure n'imodoka adashyizemo essence ihagije? None se ni kuki watangira umunsi udafashe ibiguha ingufu zihagije zo kugufasha uwo munsi wose? Hari itsinda ry'abaganga b'abahanga bamaze imyaka igera ku 10 bareba ingaruka ibyo kurya bya mu gitondo bigira ku muntu. Abo bahanga baje gutanga umwanzuro ko ifunguro rya mu gitondo rifasha abana ndetse n'abantu bakuru, rikabafasha mu bintu byinshi bitandukanye. Ifunguro rya mu gitondo rirabafasha, maze abarifashe ntibakunde gushihagurika, bakaba ari abantu batuje. Kandi byagaragaye yuko abo bafashe ifunguro rya mu gitondo barushaho kugenda bakora neza mu mirimo yabo. Ikindi bababonyeho nuko bagira ingufu, kandi abana bo bagira amanota meza mu ishuri. Hari ubushakashatsi kandi bwerekanye ko abafata ifunguro rya mu gitondo ryuzuye barangwa no kugira indwara nkeya za karande, zirya abantu babana nazo igihe kirekire nka za diyabete, imivuduko y'amaraso n'izindi. Kandi abantu bafata ibyo kurya bya mu gitondo byagaragaye yuko bagira amahirwe yo kubaho igihe kirekire cyangwa yo kurama. Kandi muri rusange abafata ibyo kurya bya mu gitondo, ubwo bushakashatsi bwagaragaje yuko bagira ubuzima bwiza muri rusange. Hari abandi bashakashatsi berekanye kandi ko abantu bategereza gufata ibyo kurya bya mu gitondo ari uko bageze mu kazi, burya ngo ntabwo bagira umusaruro mwiza mu kazi kabo. Hari abantu bamwe iyo bageze mu kazi, kubera cyane ko baba babuze umwanya wo gufata ibyo kurya bakiri mu rugo, iyo bageze mu kazi rero ugasanga batangiye gufata ibyo kurya bifatira mu biro byabo. Abo bashakashatsi rero berekanye ko abantu nk'abo bafata ibyo byo kurya bya mu gitondo ariko bageze mu kazi batagira umusaruro mwiza mu kazi kabo. Tukiri ku byo kurya mu gitondo no kugira amahirwe yo kurama, hari abandi bahanga mu mwaka w'1972 ndetse n'1973, abahanga umwe witwa Nedra Belloc n'undi witwa Lester Breslow, nabo muri Amerika i California,
Mu bushakashatsi bakoze mu ngo zigera ku 6,928 z'abantu bakuru batuye ahitwa Alamanda muri California, basanze ko hariho uburyo burindwi bw'imibereho bwabaye intandaro yo kurama cyane. Ubwo buryo burindwi rero n'ubu ngubu bukurikira: hari ugusinzira mu buryo buhagije amasaha 7 kugeza ku masaha 8 buri joro. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukutagira ibyo urya hagati y'amafunguro agenwe, ni ukuvuga kuryagagura. Ubundi buryo bwa gatatu ni ugufata ifunguro rya mu gitondo kandi ifunguro ryuzuye. Ubundi buryo bwa kane ni ukugerageza kugumana ibiro by'umubiri bigenwe bijyaniranye n'uburebure bw'umuntu ndetse n'uko amagufa yateye ndetse n'imyaka y'ubukuru. Ikindi cya gatanu ni ugukora imyitozo ngororangingo ya buri gihe. Icya gatandatu ni ukudakoresha ibinyobwa bisindisha. Icya karindwi kutanywa itabi. Ugukurikirana iyi myifatire kwakozwe mu myaka 9 kwagaragaje ko umubare w'ibyo umuntu yakurikije akabigira akamenyero mu mibereho ye igamije ubuzima buzira umuze byagiranye isano itaziguye ku kuba bapfa cyangwa ntibapfe. Kiriya gihe cy'imyaka 9 kirangiye, basanze ko mu bantu bubahirije ziriya ngingo uko ari 7, abagabo 5.5% n'abagore 5.3% gusa nibo bapfuye, ugereranije n'abagabo 20% n'abagore 12.3% bapfuye igihe hubahirijwe gusa ingingo 3 cyangwa se nkeya muri izo icyarimwe. Ni ukuvuga ngo abubahirije rero ziriya ngingo uko ari 7 bagize amahirwe yo kurama yikubye hafi inshuro zigera kuri 4 ugereranije n'abatarubahirije ziriya ngingo uko zigera kuri 7. Byumvikane rero ko ifunguro rya mu gitondo riboneka nanone muri ibi bintu bigera kuri 7 ari kimwe nyine mu byo abo bahanga basanze bishobora gutuma umuntu arama. Byumvikane rero yuko gufata ibyo kurya bya mu gitondo bifite akamaro cyane. None se ifunguro rya mu gitondo rituma umuntu agira ubuzima bwiza ni irihe cyangwa se rigizwe n'iki? Imico burya iratandukanye, ariko ifunguro ryiza rya mu gitondo ni irishobora gutanga byibuza 1/3 kugeza kuri 1/2 cya karori umuntu akeneye mu munsi, kandi iryo funguro rikaba rikize kuri fibre, ari byo bita utudodododo cyangwa se ibikatsi, kandi rikize kuri vitamine n'imyunyu ngugu. Ushobora kuba warumvise iyi mvugo y'umuhanga ivuga ngo fata ibyo kurya bya mu gitondo nk'umwami, ufate ibyo kurya bya kumanywa nk'igikomangoma, yewe ibiryo bya nijoro byo ubifate nk'umukene cyangwa se umusabirizi. Gerageza gufata ibyo kurya bya mu gitondo igihe utangiye umunsi, kandi ufate ibyo byo kurya birimo impeke zuzuye, ibyo kurya birimo umugati wuzuye, ibyo kurya birimo imbuto zigisarurwa bigushobokeye. Icyo gihe uzabona ingufu zihagije igitondo cyose. Impeke ndetse imigati yuzuye n'imbuto n'ibyo kurya bitanga ingufu. Bishobora kandi guhindurwamo isukari, ibyo bita glucose, mu buryo bworoshye, ariyo umubiri ubonamo ingufu. Ibyo byo kurya bifite za vitamine n'imyunyu ngugu kandi bikize mu byo bita phytochemicals ndetse na antioxidant bifite ubushobozi bwo kurwanya indwara. Umuntu ashobora kubaza ati, ese umutobe w'amacunga ndetse na za benye cyangwa se imigati cyangwa se amandazi nk'ibyo kurya bya mu gitondo ibyo byifashe bite? Mu by'ukuri dukeneye ibyo kurya bidufitiye akamaro. Ibyo kurya bifite bya bindi nababwiye byitwa fibre cyangwa ari byo twita utudodododo mu Kinyarwanda duhagije muri byo. Ibyo byo kurya birimo fibre nkeya cyane cyane ibirimo amasukari byihutira kujya mu maraso, maze bigatuma isukari yiyongera bwangu mu maraso, nyuma ikagabanuka bwangu ndetse akenshi kugera munsi y'ibipimo bisanzwe. Kugira isukari nkeya rero mu maraso bishobora gutera ibibazo bitandukanye nko kurwara umutwe,
kugira inzara, kugira ibiganza bifite intege nkeya, kutareba neza ndetse no gushihagurika. Ntibitangaje rero ko ku bantu benshi ingufu n'ubushobozi bwabo bwo gukora biragabanuka mu masaha ya mu gitondo iyo batafashe ifunguro rya mu gitondo mu buryo bukwiriye. Ku rundi ruhande ariko, ibyo kurya birimo fibre zihagije bituma isukari itihutira kwinjira mu maraso vuba, icyo gihe ikinjira buhoro buhoro. Ibyo rero bituma umuntu abona ingufu zihagije mu masaha yose ya mu gitondo. Fibre kandi zifatira amazi mu gifu ndetse no mu mara, icyo gihe bigatuma umuntu atarwara indwara y'impatwe, ibyo bita constipation mu gifaransa. Reka tugereranye bimwe mu byo kurya bikize kuri fibre n'ibindi bisa nabyo ariko mu by'ukuri bidakize kuri fibre. Ufashe nk'icunga usanga ko rifite 2.5 bya garamu za fibre, ariko ufashe ikirahure cy'umutobe w'icunga usanga ko cyo gifite gusa 0.5 bya fibre. Ufashe umugati w'ingano zuzuye usanga ufite 2.2 bya garamu za fibre, ariko noneho ufashe umugati w'umweru, ni ukuvuga ugizwe n'ingano zituzuye, wo uba ufite 0.6 bya garamu za fibre gusa. Birumvikana rero ibyo kurya mu by'ukuri bitatunganijwe nibyo byo kurya birimo fibre nyinshi. Ibyo byo kurya bitatunganijwe bitahinduwemo ibindi ngo bijyanwe mu nganda, ibyo byo kurya biba birimo fibre nyinshi. Ariko nyine ibyo kurya nanone bikomoka ku matungo nk'amagi, inyama, amata, ibi bifite fibre nkeya cyane. Ibyo kurya rero bifite fibre iyo abantu babifashe bibazanira inyungu nyinshi cyane, kuko fibre zigira uruhare burya mu kuringaniza ibiro by'umuntu, control y'ibiro, ibiro ntibibe byinshi cyane. Abarya ibyo kurya rero birimo fibre bishobora kubafasha kugira ngo bagire ibiro biri ku rugero. Ibyo kurya kandi birimo fibre bishobora kuturinda indwara z'umutima. Ibyo kurya birimo fibre bishobora kudufasha ku ndwara ya diabete. Ibyo kurya birimo fibre kandi bishobora kurinda indwara ya kanseri. Kurya ibyo kurya rero bitandukanye bitatunganijwe nibwo buryo bwiza bwo kugaburira umubiri fibre zihagije. Ariko ni iki gituma abantu benshi badafata ibyo kurya bya mu gitondo? Twari twabivuze mu kanya, ariko nanone reka duse n'ababisesengura kandi tugerageze kubishakira umuti, cyane cyane ko tubonye yuko gufata ibyo kurya bya mu gitondo ari ingenzi ku mibiri yacu. Impamvu rero zikunze kugaragara n'izi ngizi. Iya mbere, abantu bazakubwira yuko nta mwanya bafite wo gufata iryo funguro rya mu gitondo. Uzasanga ko abantu benshi bafite akamenyero ko kuryama batinze, bityo bigatuma mu gitondo baryamira, ntibabone umwanya wo gufata ibyo kurya bya mu gitondo, bakabyuka bwangu bihutira kujya mu nshingano zabo. Igisubizo se cy'iki kibazo cyaba ikihe? Igisubizo nta kindi, ni uko buri muntu wese yagombye kugerageza kuryama kare, bityo akabyuka kare mu gitondo, ndetse icyo gihe aba afite amafu, akabona uko afata ibyo kurya bya mu gitondo. Ugirwa inama yo gutangira umunsi ufata nk'ikirahure kimwe cyangwa 2 by'amazi, ndetse warangiza ukagerageza kujya hanze hari umwuka mwiza, ukaba wagerageza gukora imyitozo ngororangingo. Ushobora nko kwiruka iminota runaka igeze nko kuri 30, warangiza ukiyuhagira, warangiza ukambara, ukitegura gahunda y'uwo munsi. Ariko nanone umaze gufata rya funguro ryawe rya mu gitondo kugira ngo bikubere imbaraga ziza gufasha kuri uwo munsi wose. Iryo funguro kandi rizaguha imbaraga, birumvikana, bitume wumva umerewe neza mu mubiri wawe. Ibyo kandi nanone ni byiza ku bana, nabo burya batozwe kuryama kare, baze kubyuka kare nabo, bityo bafatanye n'abo umuryango gufata ibyo byo kurya bya mu gitondo. Gusa ingorane abantu benshi bazakubwira ni iyi ngiyi ikurikira: ntabwo nanone mu gitondo mba mfite inzara. Iyo ikaba indi mpamvu ituma abantu badafata ibyo kurya bya mu gitondo. Nkazababwira yuko mu gitondo ntabwo aba ashonje. Ni ukubera iki se? Impamvu akenshi abantu baba badashonje bakumva nta byo kurya bashaka gufata mu gitondo,
ni uko baba bafashe ibyo kurya byinshi nimugoroba mbere y'uko bajya kuryama, kandi bakabifata nanone batinze. Babifasha ari byinshi kandi babifashe nanone batinze, bityo rero bakaryama igifu kirimo ibyo kurya. Kubera ko igogora rigenda buhoro nijoro, ibyo bigatuma rero umuntu abyuka igifu kikirimo ibyo kurya. Mu by'ukuri igifu burya nacyo gikeneye ikiruhuko kugira ngo kibashe gukora neza. Umuti se w'iki kibazo waba uwuhe? Umuti nta wundi, urararikirwa gufata ibyo kurya byoroheje nimugoroba, cyangwa se ntugire n'ibyo ufata rwose pe. Niba wafashe ibyo kurya bihagije mu gitondo, ukaba wafashe ibyo kurya bihagije ku manywa, nimugoroba ushobora kutagira ibyo kurya ufata, bityo ukaza kuryama igifu cyawe nta byo kurya birimo, hanyuma ukaza kuryama neza ugasinzira neza. Bitagenze bityo rero wafata ibyo kurya byoroheje nimugoroba, kandi igihe nanone ubifashe bifate byibura habura amasaha 4 kugira ngo ujye kuryama. Uramenye ntugire ikindi kintu urya cyangwa unywa nyuma y'ifunguro rya nimugoroba, keretse ahari yenda amazi gusa. Amazi ushobora kuyafata, ariko nayo ukayafata iminota 30 nyuma ya rya funguro ryawe ryoroheje rya nimugoroba. Dusinzira burya neza iyo igifu cyacu kitarimo ibyo kurya. Bite se kubirebana no kugabanura ibiro? Bamwe batanga impamvu yo gushaka kugabanura ibiro igihe badafata ifunguro rya mu gitondo. Bakibwira yuko iyo badafashe ifunguro rya mu gitondo bizabafasha bakaba bagabanura ibiro. Iyo rero abantu bifuza kugabanura ibiro, bibwira yuko kudafata ibyo kurya bya mu gitondo byabafasha kugera kuri iyo ntego. Ariko igitangaje nuko ibyo ngibyo atari ko bigenda. Ubushakashatsi bwakozwe nanone ku birebana n'ibyo kurya bya mu gitondo bwasanze ko kudafata ibyo kurya bya mu gitondo bidafasha mu kugabanura ibiro, ahubwo bizana ingorane, kubera ko abadafata ibyo kurya bya mu gitondo bakunze kugira inzara, bityo bakaza kuryagagura umunsi wose. Ibyo rero nanone bigatuma bagira ibiro byinshi, cyane cyane ko muri uko kuryagagura akenshi baba bafata n'ibintu birimo amasukari, kandi ibintu bigiye birimo amasukari bigiye bifatwa hato na hatoya bishobora nanone gutuma umuntu agira umubyibuho. Mbese aho ibyo kurya bya mu gitondo byaboneka ahantu hose? Iki nanone ni ikindi kibazo twakwibaza mu gihe tuganira iby'iyi ngingo itubwira iby'akamaro k'ibyo kurya bya mu gitondo. Mu by'ukuri urarikirwa kugira gushishoza, ndetse nawe ushobora kugira ibyo wihimbira. Ifunguro rya mu gitondo rishobora kugirwa n'ibyo kurya ibyo ari byo byose biboneka iwanyu. Si ngombwa ibyo kurya bidasanzwe, bya bindi ndetse abantu bashobora kuvuga ko ari ibyo kurya bya kizungu. Bya byo kurya umenyereye gufata, bya bindi ufata ku manywa cyangwa bya bindi ufata nimugoroba, ibyo byo kurya ushobora kubitegura kandi ukabikoresha mu gitondo, nabyo byagirira umubiri wawe akamaro. Gira rero gushishoza, kandi muri wowe ugire no kwihimbira, bityo uzasanga ko n'iwanyu hashobora kuboneka ibiryo byagufasha mu gitondo mbere y'uko ujya mu mirimo ya buri munsi. Reka dusoreze hano ikiganiro cyacu cyatubwiraga ibyiza byo gufata ifunguro rya mu gitondo. Nagira ngo nkubwire yuko nutangira kugerageza gufata ibyo kurya bya mu gitondo uhereye uyu munsi, bizakugiraho ingaruka nziza. Ntuvuge ngo ahari yenda ngo waratinze, nubwo waba utarabikoze mu gihe cyahise, tangira ubu ngubu. Bimenyereze abana bawe mu gihe ubishoboye. Ariko ahari yenda wanambwira uti habwo umuntu atabona ibyo kurya bya mu gitondo kubera yuko nta bushobozi afite, nabyo byashoboka. Ariko hari na wa wundi udagira ubushobozi ariko byibuze akabona ibyo kurya rimwe ku munsi. Nagira ngo nkubwire yuko ibyo byo kurya ubonye rimwe ku munsi, niba ari byo ushoboye kubona, nabyo ugerageza kubifata mu gitondo aho kubifata nimugoroba, nk'uko uzasanga abanyarwanda benshi tumenyereye. Umuntu agafata ibyo kurya nimugoroba akabifata ari byinshi saa 3 saa 4 z'ijoro, ariho akitse imirimo, yarangiza uwo mwanya akihutira kujya mu gitanda akaryama. Uwo muntu rero azarara nabi, azarota inzozi mbi, ahabwa azasinzira neza. Haramutse hagize n'umuha ibyo kurya bya mu gitondo yaraye atyo,
ntabwo yashobora kubifata kuko cya gifu cye kiba kikirimo ibyo kurya. Ndagushimiye cyane rero wowe wabashije kudukurikira kugira ngo tuzakomeze ubutaha tugenda turebera hamwe ndetse tuniga byinshi biba byagirira umumaro ubuzima bwacu. Nkwibutsa ngo niba utarakora subscribe gushishikariza kubikora kugira ngo n'ubundi ibiganiro nk'ibi uzajya uhita ubibona mu ba mbere bagenda badukurikira umunsi ku wundi.